bavuga ko arya nk'ingurube, ko abira icyuya nk'ingurube, ko ari mubi nk'ingurube, ko agira umwanda nk'ingurube, ko abyibushye nk'ingurube iyo bashaka kuvuga ko ari mubi. Ibi bituma abantu benshi ku isi batekereza ko ingurube ari inyamaswa mbi mu birebana n'imiterere n'imibereho. Bibarwa ko uyu munsi ku isi hari ingurube miliyoni 784. Izirenga 1/2 cyazo ziri mu Bushinwa. Iyo batayibaze ishobora kubaho imyaka iri hagati ya 15 na 20. Inyama z'ingurube nizo ziribwa cyane ku isi mu nyamaswa zose zibagwa. Ishami rya ONU rishinzwe ibiribwa n'ubuhinzi ribara ko 36% by'inyama ziribwa ku isi yose buri mwaka ziba ari iz'ingurube. Iri mu nyamaswa zo ku isi zizi ubwenge bwinshi. Niko byemezwa n'abasobanura ubwenge icyo ari cyo. Ubundi basobanura bata ubwenge muri rusange: gushyira mu gaciro, ubwenge bushingiye ku marangamutima, ubushobozi bwo kuba ahantu runaka no kubana n'abantu runaka. Hari ingingo nyinshi zituma dusobanukirwa byoroshye igisobanuro cy'ubwenge n'uburyo bavuga ko inyamaswa iyi n'iyi izi ubwenge kurusha izindi. Icyo gufata mu mutwe ku birebana n'igisobanuro cy'ubwenge ni uko ari uruhurirane rw'imikoreshereze y'ubwonko bapima bayigereranije n'ibikorwa by'umuntu. Kubera ko abantu arizo nyamaswa zirusha izindi zose ubwenge, iyo bapima ubwenge bw'izindi nyamaswa bagendera kuri bimwe mu byo umuntu ashoboye, nko kuvuga, kwimenya, gukora imibare, ubushobozi bwo kuba ahantu hashya cyangwa bwo guhindura imyitwarire yawe. Bavuga ko ibyinshi muri ibi ingurube zibifite. Wumvise ibi byose ushobora kwibaza niba bavuga ko ingurube iri mu nyamaswa zizi ubwenge baba bashatse kuvuga ko iriya nyamaswa ikunda kwiziringa mu isayo ifite ubushobozi bwo gukora ibi byose, cyangwa se guhimba ikinyoma igamije kugera ku byo ishaka. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ingurube iri mu matungo yororoka ku muvuduko munini. Ingingo yiha ubushobozi bwo kuzamura mikoro y'aborozi bayo ku muvuduko munini. Kuki abantu benshi batekereza ko ingurube ari inyamaswa mbi igira umwanda, idakwiye kuba hafi y'abantu ndetse idakwiye kuribwa? Abantu batangiye kuzorora ryari? Kubera icyo arizo bahisemo korora, ntiborore babyara bazo nk'amasatura cyangwa se ingurube z'ishyamba zuzuye isi uyu munsi. Ingurube ziratekereza. Zitekereza iki? Izi kimwe n'izindi ngingo tutavuze muri iyi ncamake, benshi muri twe iyo dutekereje ingurube, mu mutwe wacu hishushanyamo amazuru yayo akoze uruziga n'imyenge yayo ibiri igaragarira buri wese urebanye nayo. Amazuru yayo usibye kuyifasha guhumeka, anayifasha cyane cyane mu gutumanaho. Ni inyamaswa zifite imibanire iteye imbere cyane. Zikunda kuba hari nyinshi, kandi mu itsinda ryazo buri yose iba ifite umwanya wayo, inafite ibyishinzwe. Ingurube zibana zirenze imwe, buri yose ibizindi ku buryo binahuriye hanze y'aho zituye zamenyana. Twebwe mu kumenyana tubwirana amazina, kandi buri wese akaba azi isura ya mugenzi we, ariko zo buri yose ifite ubwoko bw'impumuro isohora yihariye kuri buri yose. Ni impumuro yitwa pheromone, natwe turayigira. Tudashyizemo amavuta twisiga n'imibavu twitera, nta muntu uhumura nk'undi, buri wese ahumura ukwe. Iyo mpumuro yihariye ya buri wese rero ni ingurube zikoresha, buri yose ikaba izi impumuro y'umwimerere ya ngenzi yayo. Inshuro nyinshi iyi mpumuro ya buri muntu ku giti cye adashobora guhuza n'undi, cyangwa se y'inyamaswa idashobora guhuza n'indi, ntabwo dushobora kuyumva. Buri ngurube iyo isohoye iyi mpumuro, ngenzi yayo iyikurura ikoresheje urwungano rwitwa vomeronasal ruba mu mazuru. Hanyuma iyo mpumuro igahita iyohereza mu bwonko, ako kanya ubwonko bugahita bumenya iyo ngurube iri hafi aho ngaho iyo ariyo. Ntabwo zitumanaho zikoresheje impumuro gusa, kubera ko zifite amoko agera kuri 20 y'amajwi zivuza, buri ryose rikaba rifite icyo rishaka kuvuga, rikaba ritanga ubutumwa bw'umwihariko. Zibiziranyeho. Buri uko ivuze, ngenzi zayo zimenya icyo ishatse kuvuga. Hari ijwi risa no gusuhuza ngenzi zayo, hari iryo kuziburira, hari irihamagara abana ngo baze konka, n'andi menshi.
ikibwana cy'ingurube kimenya ijwi rya nyina nyuma y'amasaha 36 kivutse. Mbere y'amasaha 36 kiba cyumva ingurube zose zisa n'izivuga kimwe, ariko nyuma y'ayo masaha kiba gishobora kumva ijwi rya nyina kikaritandukanya n'andi majwi yose y'ingurube. Iyi ngurube ihamagara ibibwana byayo ikoresha amajwi atandukanye, buri ryose rifite ubutumwa bwaryo, ku buryo ibibwana byayo bihamagawe biza byiruka bizi neza icyo bihamagariwe. Twebwe twumva zose zivuga kimwe, gusa zo ntabwo zumva twese tuvuga kimwe, kubera ko kimwe n'inkoko, ingurube imenya gutandukanya umuntu yigeze kubona n'umuntu ibonye ku nshuro ya mbere. Bivuze ko ingurube zose zizi ba nyirazo cyangwa se abazitaho mu buzima bwa buri munsi. Kumenya abantu bose nabyo ahanini ibikoresha ubushobozi bw'igitangaza amazuru yayo afite mu kumva impumuro. Ingurube abantu benshi bayiziho kugira umwanda, nyamara ahubwo iri mu nyamaswa zikeneye isuku ihagije kugira ngo ishobore kubaho nk'uko zibaho. Bitewe n'uko ikoresha amazuru yayo mu kumenya amakuru, ni ngombwa cyane ko ihora isa neza idafite impumuro n'umunuko mwinshi iruhande rwayo, kubera ko izi impumuro nyinshi zishobora kuyijijisha ntihumurirwe n'ibyo ishaka kumenya mu by'ukuri. Ni nk'uko natwe urusaku rwinshi rudatuma twumva ibyo dushaka kumva mu by'ukuri. Amazuru yayo akubya yacu inshuro 2,000 mu bushobozi bwo guhumurirwa. Ahantu wowe uri wumva nta cyahumura nta n'ikihanuka, ibihumva impumuro zitandukanye. Ishobora kumva impumuro z'ibintu biri hasi mu butaka. Iyo zishingariye amazuru yazo mu butaka zicukura, ziba zizi neza ibyo zishakayo. Ishobora kumenya ko muri santimetero 20 munsi y'ubutaka harimo umunyorogoto urimo kuhagenda. Abashakashatsi bagiye bataba ibiribwa by'amoko atandukanye, iby'ingurube zikunda n'ibyo zidakunda cyane, maze aho hantu bakahazana ingurube. Ako kanya igatangira gucukura aho batabye ibiribwa ikunda kurusha ibindi. Impumuro zituruka munsi y'ubutaka twebwe tudashobora kumva, yo ibizumva neza cyane, inumva itandukaniro ryazo. Mu kanya twavugaga ko ikenera cyane isuku kugira ngo ishobore gutumatumanaho n'izindi, aho igomba kubitumva impumuro nyinshi zitandukanye zivangira mu kwakira ubutumwa. Uku gukenera isuku kw'ingurube ntabwo inshuro nyinshi tukwemera, kubera ko tuzizi zivuruguta mu biziba no mu isayo no mu bindi byondo. Gukunda amazi kwazo ni ikibazo cy'urupfu n'ubuzima. Ibikora mu rwego rwo kurinda uruhu rwayo rworoshye ibyago byo kwangizwa n'udukoko n'imirasire y'izuba. Ziri mu nyamaswa zifite inzungano nke cyane z'ibyuya. Zibira icyuya gike cyane kitagira icyo kizimarira mu gutuma ubushyuhe bw'umubiri wazo butazamuka. Hari abantu benshi bakoresha imvugo ngo kubira icyuya nk'ingurube. Ni imwe mu mvugo zitarimo ukuri na guke kandi zikoreshwa henshi ku isi. Ingurube ziri mu nyamaswa zifite imibiri izi kugumana ubushyuhe budahinduka imbere mu mubiri hatitawe ku bushyuhe buri hanze aho ngaho, kubera kwitabira icyuya. Inyamaswa zifite imibiri ikora uku bazita endothermique. Inyamaswa ziteye uku imibiri yazo ikunze gushyuha kurusha ubushyuhe bwaho ziherereye. Hari ubundi bwoko bw'inyamaswa zo ubushyuhe bw'imibiri yazo bugendana n'ubushyuhe buriho hanze aho ngaho, ku buryo bugenda buhindagurika bitewe n'uko hanze hameze. Bitewe n'uko ubushyuhe bw'ingurube bugenwa n'umubiri bitanyuze mu kubira icyuya, ibi bituma ingurube zikunda amazi. Kwivuruguta mu mazi bituma ubushyuhe bw'umubiri wayo bugabanuka vuba nk'uko ubwacu bugabanywa no kubira icyuya. Ibi iyo byongeyeho ibinure zigira bituma imibiri yazo ishyuha cyane, bityo zigahora zishaka amazi yo kwivurugutamo. Zivuruguta mu biziba kubera ko ari byo zibona, ariko zibonye amazi meza ntabwo zajya mu biziba, kubera ko nazo zirabizi ko zikeneye isuku kugira ngo zishobore gutumanaho zikoresheje amazuru. Gusa nanone rimwe na rimwe zihitamo kwivuruguta mu biziba kubera ko ziba zumvisemo impumuro y'ibyo zishobora kurya. Zikagenda zigahiga ibyo zirya nk'iminyorogoto n'ibindi, zikabirya, zarangiza zikaboneraho no kwivurugutamo. Kenshi dutekereza ko izindi nyamaswa zitari abantu zikoresha imikorere karemano y'imibiri yazo kugira ngo zibeho. Iyi mikorere karemano ni nko gukunda abana bazo kubera ko ari abana bazo nyine, kujya gushaka ibyo kurya kubera ko zishonje, kwiruka kubera ko ziri mu byago, ariko zikaba zidafite ubushobozi bwo gukoresha ubwenge ngo zumve ko zishobora gukundana hagati yazo ku nyungu z'ahazaza hazo, cyangwa ngo zibe zakwigira ku byazibayeho mu myaka yashize ngo zifate ibyemezo by'ahazaza nk'uko tubigenza. Uko niko dutekereza izindi nyamaswa. Gusa ku ngurube
hari abashakashatsi bavumbuye ibyitwa memoire épisodique mu bushobozi bw'ubwonko bwazo. Ibi bivuze ko ingurube ishobora kugira ibintu yibuka byayibayeho mu gihe cyashize, ibyo yibutse ikabikoresha uyu munsi. Bitekerezwa ko zibuka ibintu byazibayeho mu gihe cyashize ndetse zishobora kumenya aho ziherereye. Uyijyanye ahantu hashya irabimenya. Babihera ku bushakashatsi bwakozwe inshuro zirenze imwe, aho bafataga ingurube bakayifungirana mu kazu kamwe ikamaramo iminota 30, nyuma bakayimurira mu kandi bakayimazamo amasaha 4. Nyuma bazanaga izo ngurube bakazihitishamo akazu ishaka kwinjiramo. 8 kuri 12 mu zakoreweho ubushakashatsi zahitagamo kwinjira muri ka kazu ka mbere zamazemo iminota 30, bisa n'ibishimangira ko zabaga zibuka igihe zamaze zifungiranye muri buri kazu muri utwo ngutwo, bityo zose zigahitamo aho zafungira mu gihe gito. Igerageza rizwi cyane mu gupima ubwenge bw'inyamaswa ni iryitwa test du miroir. Banzura ko inyamaswa ifite ubwenge buteye imbere iyo ishobora kwimenya igihe yirebye mu ndorerwamo. Bitekerezwa ko umwana w'umuntu atangira kwimenya mu ndorerwamo iyo afite imyaka 2 y'amavuko. Mbere yaho ntabwo aba ashobora kumenya ko uwo mwana arimo kubona mu kirahuri ari ubwe. Gusa nabwo ku myaka 2 aba ashobora kureba akamenya ko ngo arimo areba ari we urimo kwireba, ariko ntabwo abazi uko bigenda ngo yibone. Atangira gusobanukirwa imikorere y'indorerwamo nibura ku myaka 4. Niyo mpamvu ababyeyi bagirwa inama yo gukoresha indorerwamo mu gukina n'abana babo, kubera ko bibafasha kumenya amasura y'abantu neza no kwimenya. Kenshi injangwe zishyizwe imbere y'indorerwamo zitangira gushaka kurwana no gukina n'iyo njangwe yindi zirimo kubona aho ngaho muri icyo kirahure, zitazi ko arizo zirimo kwireba. Ibi bivuze ko injangwe zizi ubwenge buke. Ku nyamaswa zitari abantu, mu kuzikoresha irigerageza barabanza bakazimenyereza indorerwamo, bakayitoza kwibona mu ndorerwamo mu buryo buhoraho, hanyuma rimwe bakazafata irangi cyangwa se ikindi kimenyetso bakagishyira kuri iyo nyamaswa ahantu idashobora kwireba nko mu isura, bakayisiga nk'irangi mu gahanga, ubundi bakazana ya ndorerwamo. Mwibuke ibimaze kumenyera kwibona mu ndorerwamo, ndetse biba bishoboka cyane ko yamaze kumenya isura yayo. Iyo nyamaswa yibonye mu ndorerwamo ikamara umwanya yitegereza cya kimenyetso bayishyizeho, bisa naho yiyobewe, iyo nyamaswa iba yatsinzwe igerageza, iba ifite ubwenge butari bwinshi. Ariko iyo yibonye ikagerageza gushaka gukora kuri cya kimenyetso aho kiri ku isura yayo atari mu ndorerwamo, iyo nyamaswa iba ifite ubwenge buteye imbere buhagije butuma imenya ko iyo ngiyo irimo kureba ari isura yayo nubwo yashyizweho impinduka. Iri ni ryo gerageza ryakorewe ku ngurube mu 2009 rikozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Cambridge. Barabanje bafungirana ingurube mu byumba bitandukanye birimo indorerwamo, zimaramo amasaha menshi zifungiranye. Zimwe muri zo zibonaga mu ndorerwamo, zigakeka ko iyo ngurube yindi zirimo kureba ari indi ngurube itari zo, zikarwana n'iyo ndorerwamo zikayimena. Nyuma abashakashatsi bafashe ibyo kurya babishyira ahantu ku buryo bigaragara mu ndorerwamo, ariko bakingaho ikintu gituma ingurube itabigeraho. Barangije bakoresha za ventilateur kugira ngo bagabanye umuhumuro w'ibyo biryo. Ingurube 7 ku 8 zakoreweho ubwo bushakashatsi zasobanukiwe ibyo ari byo, zireka gukomeza gushakira ibyo kurya mu ndorerwamo, ahubwo zirahindukira zijya kubishakira ahantu hanyaho byari biteretse. Imwe yonyine niyo yarwanye n'iyo ndorerwamo. Ibi biri mu byemeje aba bashakashatsi ko ingurube ziri mu nyamaswa zizi ubwenge. Izindi ngingo zigenderwaho bemeza ibi zirimo ko ingurube ifite ubushobozi bwo kubeshya cyangwa se kwirengagiza ibintu runaka ku bushake igamije inyungu z'ahazaza. Nk'urugero, ishobora kubona ibyo kurya igihe uyishoreye cyangwa se urimo kuyikurura, cyangwa se igihe iri kumwe n'izindi, ikabyirengagiza ikabinyuraho ikanga guhita ibirya ako kanya igamije kuza kugaruka kubirya yonyine. Iyo zigenda cyangwa se ziruka bisa naho zitazi kwiruka cyane, ariko ingurube nkuru ishobora kwiruka ku muvuduko w'ibirometero 18 ku isaha. Kugira amaguru 2 ni byiza, ariko kugira amaguru 4 bishobora kuba ari akarusho. Kuri twebwe abantu, umugabo usanzwe uzi kwiruka bisanzwe ashobora kwiruka ku muvuduko wa kilometero 8 ku isaha. Uyu ni umugabo. Umugore ashobora kwiruka ibirometero 6.5 ku isaha. Nubwo amaguru yayo akora neza ku buryo yiruka kuri uyu muvuduko twavugaga, ariko ibice by'umubiri w'ingurube byose ntabwo biyorohereza ubuzima.
zigira ibinure byinshi ku gikanu ku buryo ubushobozi bwazo bwo kureba mu byerekezo byose bugarukira kuri dogere 45 zonyine. Ntabwo ishobora kurarama ngo irebe mu kirere, ku buryo iyo bibaye ngombwa ko ireba hejuru nko mu giti, igomba gutera intambwe runaka isubira inyuma. Zibona ikirere iyo zirimo kwibarangura, zigaragura mu cyondo cyangwa se mu mazi byonyine. Nta bundi buryo zifite bwo kureba igicu. Iyi niyo mpamvu hari abantu bashaka kuvuga ibintu bidashoboka, bakavuga ko ibyo bintu bizabaho ari uko ingurube yarebye mu kirere. Ntabwo bizabaho. Zishobora kurya ibintu byose bibaho. Iby'amenyo yazo ashobora guhekenya zirabirya. Iyi ni imwe mu ngingo zihuriyeho n'abantu. Ntabwo ari ikizihuriyeho n'abantu gusa, kubera ko abantu n'ingurube banahuriye ku kurota. Ingurube nkuru isinzira amasaha 8 ku munsi, ni kimwe natwe. Zigira ibyiciro byo gusinzira nk'iby'abantu. Zijya zigera no mu cyiciro cyo kurota. Bitekerezwa ko kenshi zirota ibyo kurya cyangwa se zikarota izindi ngurube. Hari indi miterere duhuje nazo. Ku isi hari umuntu wamaze amezi 2 afite igituza kirimo gutereramo umutima w'ingurube kandi ukora neza. Yitwa David Bennett. Yari afite imyaka 57 y'amavuko ubwo mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2022 abaganga mu kigo cya kaminuza ya Maryland muri Baltimore gishinzwe ubuvuzi bamuteragamo umutima w'ingurube kubera ko atari yabonye umuntu mu mutima. Umuganga wamuteyemo uyu mutima yitwa Bartley Griffith. Yavuze ko uyu mutima wakoraga neza cyane ku buryo nyuma yo kubagwa uyu mugabo yamaranye igihe nabo mu muryango we. Yaje gupfa mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka. Umutima w'umuntu ufite byinshi uhuriyeho n'uw'ingurube nubwo umuntu atavuga ko ari bimwe 100%. Ibi bigaragazwa nuko ubwo Dr. Bartley Griffith yashyiraga umutima w'ingurube muri David Bennett, umubiri we ntabwo wigeze uwanga. Ubundi iyo bafashe urugingo runaka ruvuye mu wundi muntu cyangwa se mu kindi kinyabuzima bakarushyira mu mubiri w'umuntu cyangwa mu kindi kinyabuzima, hari ubwo ubudahangarwa bw'uwo mubiri wakira bwanga gukorana n'urwo rugingo kubera ko biba bidahuye. Ariko iki gihe ibingibi nta byabayeho. Iyindi myitwarire ingurube zihuriyeho n'abantu ni uguhuza ibitsina. Inyamaswa nyinshi zo ku isi zihuza ibitsina ari uko igihe cyo kororoka kigeze. Aborozi b'inka barabizi ko habaho kurinda cyangwa se ibyitwa gutega bakajya kubangurira. Iki ni igihe inyana cyangwa se indi nka nkuru ibigejeje igihe cyo kwima. Ni nacyo gihe zihuza ibitsina gusa. Ntabwo bikunda kubaho ko zihuza ibitsina iki gihe cyo kurinda kitaragera. No ku nkoko nuko. Zihuza ibitsina ari uko inkokokazi igejeje igihe cyo gutera, bityo ikaba ikeneye kubangurira amagi yenda gutera. Ku bantu ntabwo ari uko bimeze. Twebwe duhuza ibitsina dushaka kubyara cyangwa se tutanashaka kubyara. Ubushake bwo guhuza ibitsina buza igihe icyo ari cyo cyose kuri twebwe. Umubiri wacu ntabwo utandukanye cyane n'uw'izindi nyamaswa. Tugera igihe umubiri uba witeguye kororoka cyangwa se gusama inda, ariko iki gihe ntabwo umubiri udusunikira guhuza ibitsina. Ubushake bwo guhuza ibitsina kuri twebwe buza igihe icyo ari cyo cyose bitabaye ngombwa ko tuba turi mu burumbuke. Niyo mpamvu twavumbuye ibikoresho bitubuza kororoka uko duhuje ibitsina kose. Ibinini, udupira, udukingirizo. Duhuza ibitsina dushaka ibyishimo. Ni nacyo kiba kigambiriwe imbere y'ibindi byose. Byemezwa ko n'ingurube ari uko zimeze. Nazo guhuza ibitsina kwazo ntabwo gutegereza igihe cy'uburumbuke cyangwa se igihe umubiri uba witeguye kororoka. Igihe icyo ari cyo cyose ubushake bwo guhuza ibitsina bushobora kuza zigahuza ibitsina. Izindi nyamaswa zivugwaho ko ziteye uku ni babyara bacu, inguge zo mu bwoko bwitwa bonobo. Izindi bitekerezwa ko nazo ziteye uku nguku ni izitwa dauphin zo mu mazi. Turi inyamaswa enye byemezwa ko ziteye uku nguku: twebwe, abantu, ingurube, inguge na dauphin. Ingurube ni inyamaswa iri ku isi kuva mu myaka miliyoni 40. Ifite babyara bayo b'igasozi bitwa ingurube z'ishyamba. Zimeze neza nk'ingurube zororwa, ariko zo zifite iminwa miremire isongoye cyane. Mu Cyongereza zitwa boars. Hari izindi nyamaswa z'ishyamba zifitanye isano n'ingurube zirimo n'isatura. Yaba ingurube zororwa, iz'ishyamba, isatura n'izindi nyamaswa zo muri ubu bwoko, umukurambere wazo wa kure yitwa Diacodexis. Kari akanyamaswa gato cyane ku buryo kanganaga n'urukwavu.
aka gasimba kakomotsweho n'inyamaswa z'amoko abiri. Zimwe ni ingamiya, izi ngamiya za rutura tuzi zitwara abantu n'ibintu. Izindi ni inyamabere za cetacé ziba mu mazi zirimo baleine n'izindi. Ziri mu nyamaswa nini ziri ku isi. Izi zose zihuje umukurambere n'ingurube. Zavutse kuri aka gasimba gato kitwa Diacodexis. Ntabwo Diacodexis yabyaye ingamiya na za baleine mu buryo butaziguye, ahubwo mu gihe cy'ibihumbi by'imyaka yagiye ibyara izindi nyamaswa zagiye zibyara izindi nazo zikabyara izindi kugeza bigeze ku ngamiya na baleine n'imvubu n'ingurube z'ishyamba. Mu myaka 900 ishize nibwo abantu batangiye korora ingurube. Aha niho urugendo rwo kuva ku ngurube y'ishyamba rwerekeza ku ngurube zo mu ngo rwatangiriye. Kuva zatangira kororwa, imiterere yazo yarahindutse. Agahanga kazo karagabanutse mu burebure biturutse ku buryo zagiye zibangurirwa hagati yazo, maze uko zororoka hakagenda haba amakosa n'impinduka mu turemangingo tw'imiterere. None dore uko ingurube zororwa uyu munsi ziteye. Haba ingurube z'ishyamba cyangwa se z'abantu borora, zibaho mu matsinda. Buri tsinda riba rifite umuyobozi kandi ziyoborwa n'ishashi cyangwa se ingurube y'igitsina gore. Ikunze kuba riruta izindi mu myaka kandi ifite ingufu. Ishobora kugira amabwabwa 12 cyangwa se 18. Ishobora kubwagura ibibwana 10. Isi yakoze ku buryo ihabura inyamabere ingano y'amabere igendanye n'abana ibyara n'igihe biyitwara ngo ibyare cyangwa se ibwagure. Ingurube z'igasozi zakomotse izi ngizi zororwa mu ngo zizwiho gusaranganya inshingano zo kurera mu muryango. Ingurube y'ingore iyobora izindi ishobora konsa ibibwana by'izindi ngurube zo mu muryango wayo. Amasekurume mu ngurube z'igasozi abaho ubuzima bwa yonyine, buri yose higa ukwayo. Imyitwarire n'imibereho nk'iyi ngiyi iri mu byatumye abantu bafata icyemezo cyo kuzorora. Bitekerezwa ko korora ingurube byatangiriye ahantu habiri hatandukanye mu gihe kimwe, ahitwa Mekong mu Bushinwa no mu gice cyitwa Anatolia ni muri Turukiya y'ubu. Mu 2007 hari ubushakashatsi bwakorewe ku ngurube zo mu rugo 323 n'ingurube z'ishyamba 221 bwerekana ko abanyaburayi boroye ingurube bazikuye mu bice by'uburasirazuba bw'isi. Mu nyamaswa abantu borora bazishakaho ibyo kurya n'ibyo kunywa, ingurube nizo zabaye za gatatu mu kororwa, kubera ko mbere abantu babanje korora intama n'ihene hanyuma hakurikiraho ingurube. Gusa mbere y'izi zose bari barabanje korora imbwa. Abantu bari baramaze gutura banatunzwe n'ubuhinzi, bigatekerezwa ko bitegereje imibereho y'ingurube z'igasozi n'izindi nyamaswa zo muri uwo muryango nk'isatura, basanga uburyo zibayeho bashobora kubigiramo inyungu bazizanye mu ngo zabo bakabana nazo. Bivugwa kuko ariko bafashe icyemezo cyo kuzorora bashaka ko zizajya zibakorera isuku. Ingurube zirya ibintu byose bishobora kurika, bityo batekereje ko ibisigazwa by'ibiribwa cyangwa se ibindi bishingwe byose zishobora kujya zibirya, bityo bakaba baruhutse gukora isuku. Uyu munsi ntabwo zicyororwa kubera iyi mpamvu, ahubwo zororwa kubera impamvu z'ubukungu, ariko hashingiwe ku buryo ziribwa n'abantu. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda ivuga ko mu matungo yose yororerwa mu rugo, ingurube ari ryo tungo ribyaza umusaruro utubutse ibyo riba ryariye kurusha ayandi yose, kubera ko uko rirya ni nako ryiyongera ibiro kandi vuba. Ni ukuvuga ko ibiryo byose ingurube iriye biyiyoboka. Ibwegeka amezi 3, ibyumweru 3 n'iminsi 3. Ibwagura 2 mu mwaka, ari byo biyiha ubushobozi bwo kororoka ku muvuduko munini. Ibi bivuze ko umuntu ufite ingurube imwe uyu munsi, mu gihe nk'iki mu mwaka utaha ashobora kuzaba afite ingurube 21. Umuntu ufite ingurube 5 biramusaba umwaka umwe ngo aba afite ingurube zirenga 100. Ingurube zirenga miliyari 1 na miliyoni 500 zicwa buri mwaka ku isi yose ngo ziribwemo inyama, zikorwemo sosiso n'ibindi bizikomokaho. Ingano y'ingurube abantu barya yikubye 3 mu myaka 50 ishize. Abashinwa nibo bari ingurube nyinshi mu myaka 2 ishize, toni miliyoni 47 mu 2021. Muri uyu mwaka aho ugeze ahangaha bamaze kurya toni miliyoni 51. Bakurikirwa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bihugu nk'Ubwongereza, ingurube ni isoko ikomeye y'imari. Buri mwaka iki gihugu gishora miliyari 9 z'amapaundi ku nyama z'ingurube.
uvuga nk'aho arimo kogeza umupira ayoboye cyamunara y'ingurube. Iyi cyamunara ni agace gato cyane ka bizinesi ya rutura y'ingurube muri iki gihugu cy'Ubwongereza. Barya hejuru ya toni 800 z'ingurube buri mwaka. Izi ni inyama zazo, sosiso, ibyitwa bacon n'ibindi. Ahandi ku isi, kompanyi yitwa Meiyuan Foods yo mu Bushinwa ni ifite business nini y'ingurube ku isi. Kuva mu mwaka ushize ubwo batangiraga ubworozi bari bafite ingurube 84,000 buri mwaka, zibwagura abana 2,100,000. Ubushinwa bufite gahunda yo kutongera gutumiza inyama z'ingurube mu mahanga. Uku kuribwa cyane ku isi no kuba ari inyamaswa zororoka ku muvuduko munini mu bihugu byinshi by'isi, cyane cyane bigitera imbere, izi nyamaswa zirarushaho gufatwa nk'isoko y'ubukungu kuri benshi. Ni nta dusoreje ikiganiro roziko cyo kuri uyu munsi. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.